reka twigendere kuri Rayon Sport iminota dusigaje mu kanya gato abadukurikira kuri channel yacu hari habaye clash gato biza kuva gato ariko twamaze kugaruka muri rusange imishikirano igeze karenze iminota dusigaranye abareyo igera mu 12 tujye kuvuga imishikirano igeze Taifa wazanye ubwiro bwawe imishikirano yihese kandi imishikirano so kufite ubwiro Sadate ikipe arayitanga cyangwa nta koko biravugwa ko hambere bigeze kuvuga ngo Muvunyi agiye kuba perezida w'icyubahiro ni ibyavuzwe ariko agahabwa ikipe nka ndashaka bare babanze baze kazo nkuriya wamukura Rayon Sport ikagira body barabana maka ba Prosper bande ni nabwo buryo azamu imeze uyu musimbi imeze uyu musimbi urumva ngo perezida wa Simba yavuze atya ikipe ifite umuntu ibazwa ubuzima bwa buri munsi hambere bavuga ko ikipe bagiye kuyiha gacinya abandi bose bakaba bahurira muri body iyobowe na Muvunyi uyu munsi biramera bityo Sadate arayitanga ihe gacinya nawe ajya muri iyo body hejuru iyobowe na urumva body nayigira uyiyoboye kuri iyo body ya Simba iyobowe na Mohamed Dewji body igomba kugira umuntu uyiyoboye ariko ikipe ikagira umuntu ibazwa ni urokirita bwana nazamu niko bimeze azamu ifite umuntu ibazwa Rayon Sport ikintu mbona bano basaza bakiva hano muri studio ngira ngo ikintu bihutiye gukora kuko bumvishe ko bazana ihumure bavuga ko icyo bashaka ari ukubakira hamwe bagasenyera umugozi umwe Rayon Sport ikabimwe nibyo byanakurikiranye rero kuko niyo nama yabaye kuko bari bavuye ahangaha na Sadate amaze kumva bo umugambi bafite kuko urebye nka Sadate ngira ngo aravuga ati bagiye hari akunsenya ariko buri yaratungo yumva nta kibazo kirimo ahubwo bavuga bati twebwe tuje kubaka tuje gufatanyiriza hamwe so izo nama zose rero zigenda ziba twavuze yabaye ku munsi hari kwa kangahe haryo ejo bundi banga kwifotoza ariko buriya makuru naje gutahura buri wabyanze ni Zitoni Zitoni ngo buriya niyo ejo ngo yarasetse cyane yarampamagaye ambwira ngo twavuze ngo Sadate ni yamukoresha ati namuvunye ni yamukoresha yarabikubwiye mbega cyane yarabati namuvunye ntigeze ankoresha koma waziye nkorera Rayon Sport nkuyikunda ntabwo rero ngo yarasetse mvuze nti yazanye na yaguhamagaye inzira yose avuga ati ndashaka kubwira Kazungu amenye muri bose nta wankoresha ati nta wankoresha urumva rero ibyo byo kwifotoza ndetse nabyo ngombwa twe turarebera hamwe ese bimeze biti ariko amakuru mfite nuko kuri no munsi sindamenya amasaha ariko y'umugoroba ya saa 12 aho ngaho baraza gukora inama iyo nama niza kuduha icyerekezo n'umurongo tubwire kureba uko biza kuba iyo nama igeze Sadate gutanga ikipe imishyikirano igeze nta wamenya nanone reka tubanze icyo bita ceasefire hari abavuga ngo Sadate bakeneye amafaranga ye ceasefire se hari intambara ihari ceasefire se harura kurudisha majeshi nyuma kurudisha abaswahili bavuga ngo jamaa amerudisha majeshi ngo yatsinzwe amerudisha majeshi nyuma urumva rero Sadate arasubiza majeshi ceasefire n'ubwumvikane kumvikana muti intambara ibihagaze tubanze tuganire cyane cyane bari nk'imishyikirano ibihari muri mu nzira n'ibyo byiza ariko arasubiza ingabo inyuma hari igihe nyuma yo guhatwa umuriro hari kurudisha amajeshi kubera ko aho ujya harakurusha imbaraga ariko icyo usabwa no gusubiza ibyo byabayeho rimwe nabyo bibaho kubera ubwitonzi n'ubushongore cyangwa se n'imbaraga bavugaga bati uko twahafashe tuzongera tuhisubize byegeze kubaho kera inkotanyi nizo zasubiye inyuma kugira ngo bajye mu mishyikirano agace zari zafashe zirakarekura ariko Sadate we nta gice yafashe Sadate we afite reyo nta kindi kirebwa ni reyo na Sadate ari nabyo bavuze ati rero ntigira nyirayo ni ikipe y'abaturage iyo ceasefire rero mwene data azanye iyo si Karenzo urabisobanura urabivuga iki ariko igihari ni kimwe arayitanga cyangwa igihari ariko arayitangira iki igihari arayitanga ubwino Sadate ntayatanga ubwino nako Karenzo ntayatanga kuyitangafatika atari ivumbi agatari ko mfufu amakuru agatari ivumbi agatari ko mfufu rero yabukeneye nta ikiganiro ndagikunda ariko ntabwo kiza ngo agatari ko mfufu no kuvuga nta makuru atari ivumbi ahana guye Kinyarwanda kuyitanga aravuga iki kuyitanga ntabwo bikiri
siyo mahombi ni ikibazo cy'amahitamo hari ikintu bavuga ngo siyo mahombi ahubwo lazima so gusaba ni itegeko ndayitanga kuzihe kondisiyo nicyo gisigaye bimvuye ku mutima ndayitanga mu zihe nzira ariko kuyitanga ko ari urwandiko urwandiko ku mpamvu zanjye ku mpamvu zanjye bwite wibaze gasingwa niyo nzira byegera uwo bita gasingwa niyo nzira ari uvuga ngo kondisiyo ya mbere kuyitanga ngomba kuyirekura ari uko muvunyi ari buyifate ari bube perezida iyo ni kondisiyo irimo kandi singe kure zake se barazibona abandi aho hafi zake arazibona ubwo ukunda umwanya ukunda ubuyobozi cyane zake kashi zake mbe vice president ayakoresha tasirimu ye arayibona tasirimu niho hari ikibazo angahe arazwi se bigeze kuri 40 niza keneye sadate 40 ku meza gusa ngiye kuri kipe ararekura ikipe ngiye naraye ndose nijoro ariko nabyutse ndabisengera ndatokesha kwa General Yesu ariko naraye ndose nimugoroba ngo bari mu nama sadate ngo baramwataka ngo barekurira timu ngo avama nayirekuye yibahaye warutaga ibyo wumvise nkunda gukabya we ntago kuyimwaka gutya gihorera ntago ari byo babanze bakira warose yayitanze ntabwo ari ukubeshya kandi hari n'igihe negeze kurota ikipe irya tatu nta nicyo bitwaye ariko ushobora kuba utabisobanukiwe ushobora kuba weretswe kwerekwa no kurota bitandukanye kazu biratandukanye ushobora kuba weretswe kwerekwa hari n'igihe werekwa ureba gutya ukabona ikintu kikunyuze mu maso ukavuga uti ko mbonye kanaka ariko Sadate yarabwiye ati ngewe ikipe nayibaha ariko nimuzane ifaranga murishyire ku meza mbanze ndebe koko iyi kipe kitazandagara yarabivuze ubihe yabakuye kuri 500,000 ejo bundi yarabwiye bashyireho 200,000 yashaka 500 yarashoye angahise ariko yazanye imishinga kandi imishinga yaberekaga miliyari iyo mishinga ikabagereza no kuri stade imishinga yarahombye ariko guhomba yazana n'inshinga n'umwe ariko uyu munsi twitega ko ari buyitanga kugira ngo abatwumva bumve icyerekezo arayitanga ntayatanga siyombi karenze kuyitanga ko ibyo ni amateka n'amategeko igisigaye ni kondisiyo arayitanga muzenzi mu rwandiko arahabwa amafaranga ye arahaguma kurikirana amafaranga ese arayihande kuko muvunyi we avuga ko atari tayari kuba perezida ubundi ayo magambo n'ubushe rumaze gusa niba ari ibyo bizaba byo ati giye maze gukura ibyo ntabwo ngifite imbaraga zo akwiriye kuba ariko amakuru mfite perezida w'icyubahiro cyangwa akayobora iyo bodi nakubwiraga Rayon Sport abayiyoboye bose ibyo sinabikwemerera ntabwo nta mpaka yayobora uyu munsi ntabwo Rwagacondo yayobora uyu munsi ntabwo Martin urumva ni benshi bara bose ba Prosper bakeneye kwibuka perezida w'icyubahiro Kazungu nuko buri tayari hariya bana kwitabaza nkuko kwa muvunyi bashobora kwitabaza bakavuga ati bwana muvunyi ikipe imerewe nabi hakenewe 20,000 muvunyi muri zo 20 akaba yaguha 10 ariko urumva muri iyo bodi nubundi iyo uvuze ngo ni perezida w'icyubahiro ni wa muntu nk'ubu rugero none ahangaha wenda sinajya kwinjira muri byinshi ariko nk'ubu wegera nka perezida w'icyubahiro wa IPR urumva bibaye ngombwa bakavuga ati APR ikeneye byihutirwa 40 ashobora kuvuga ati ngizi hano ubwo se urazana undi muntu wenda ubwo uravuga ngo Sadate perezida w'icyubahiro nyine nanjye nicyo muvunyi hari arahabaye niba Sadate azahaguma iyo bodi irimo abantu benshi uko nabyumvisha mbere bavuga ko bashaka guha Gacinya ikipe mu buzima bwa buri munsi nk'umuntu uhembwa nk'uriya Senzo akaba CEO kandi urabizi na hano uri CEO w'ikigo runaka ntabwo uri hasi ya 4 cyangwa 5 umushahara bitandukanye n'ibi by'ubunyamabanga ni nacyo kintu ni nacyo cyerekezo umupira urimo kujyamo amakipe agira abantu abazwa babahanga babishoboye icyo n'ubusero hambere nuko Rayon Sport izagira bodi Gacinya gahabwa ikipe nk'umukozi nk'umuntu bishoboye wari uyifite se ninde se Sadate kubera abasiyo ndavuga ko baramukuraho kihorera wenda sinamenye ubwo nawe arajya muri bodi hejuru reka ntago yakwemerera iyo bodi se ubwo nawe arajya amakuru mfite noneho atari hivumbi icyo nubu iyo nama ndabizi ntakiri butange kuko icyo barimo kumuhata n'ubweguri tanga ikipe ko tugira ibindi tushyira ku isaha agira kwa Fredesio bamubwiye mbere y'uko tuganira tanga ikipe banza cyo muvunya mubwiye uvuge ko itimu wagira ku ihaye wananchi
ariko nkibaza awo wananchi Ariko- Sadati ntari moja wapo Taifa niba bavuga na- wananchi nawe nari ni muri nari muri wananchi Taifa. Nabarimo. barayimwakiriye ariko wananchi bose Ariko ntabwo- wananchi nibo- wananchi bose ntabwo ariko baba niba perezida. bihita merega ntabwo baba perezida uriya rero Wananchi. uriya niwo Oya, bita mwananchi mukereketwa mukereketo mu kinyarwanda ko rigoye ntabwo umva ubwino icyo bita ubwino bwuzuye kugeza ubu Karenzi ntabwo Sadate ubwo bwino ukuye mu ishyamba agifite Uburenganzira. ibintu byo kuvuga ngo simva ku buperezida ubwo bwe ubwo niko ubwo bwino ukura mu ishyamba ariko sha reka Yemeye mbabwire. kuvaho. Reka mbare ikintu kimwe mutazi amashyamba twarayazi tuzakomeza gutya ariko Sadati agiye noneho kubazana icyo bita draft yamaze kuyishushanya igiye kwerekana abanyamuryango abafana ba Rayon Sport aho Rayon Sport Icyerekezo. ikwiye kuva nayo ikwiye kujya icyerekezo arimo arayishushanya erega ibyo nawe ugeze ashobora kuyirangiza Ibyo kwanza nabigize nko byanga. kuwa mbere ashobora kuba icyo yakirangije akakitwereka neza abantu bari bafite gahunda no kuvuga gutya bagasubiza amerwe mu isaho sawa reka dutegereze ariko Karenzi ubwino bwawe ngo nubuhe ubwino anytime ubwino nta jambo twavuze hano ngo bomu Karenzi tukavuze. ritaripuka siko twavuze hano umwanya rero wose nicyo dutegereje reka dutegereze Goronedi kwandaca ku munsi w'ejo ubwo tugaruke tuvuga uko Iza- bimeze mpasuko ni ukumva Sadate yarekuye ikipe rwose